Yesu ashimwe kari mu kiganiro cya Roswar, ikiganiro tubagezaho muri mugoroba. Dushimira kandi buri wese ugira umwanya ategura kugira ngo yumvire ijambo. Imana ishimwe. Ndagira ngo dutangire dusenga ubundi tufate iminota mikeya yo kuganira. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye ko ubana natwe, tugushimiye uburyo duha buri munsi. Dusengeye abazumvira ijambo ryayo rirasengeye kugira ngo ubahe umugisha, kugira ngo ubahe umwuka wera, kandi iri jambo nibaryumva baryumvire kandi ryongere bakuze mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndizera ko mwagize umunsi mwiza, mwagize akazi keza. Dukunda kuvuga ngo akazi keza muri munoze ni ubundi buryo bwo guhimbaza Imana, ubundi buryo bwa worship. Imana ishimwe. Ndizera ko namwe mwagize umurimo unoze, umurimo mwiza. Turasoma rero mu gutegeka kwa kabiri ibice byaho 11 murongo 22, 11:22 handitse ngo nimugire umwete wo kwitondera amategeko mbategeka yose, mukayumvira ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira bayoboye zose, mwifatanye nayo akaramata. Uwiteka azirukana ya mahanga yose imbere yanyu, muhindure amahanga barusha gukomera n'amaboko. Ahantu hose muzakandagira hazaba hanyu, urugabano rwanyu ruzahera ku butayu rugeze kuri Lebanoni, kandi ruzahera ku ruzi Ufurati rugeze ku nyanja y'Iburengerazuba. Ntihazagira umuntu ubasha kubahagarara imbere. Uwiteka Imana yanyu izateza ubwoba igihugu muzakandagiramo cyose, ngo batinye uko yababwiye. Dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Amen. Imana ishimwe. Ngiri jambo nifuje ko tuganira ririmo amasezerano menshi Uwiteka yahaye ubwoko bwa Isirayeli mu gutegeka kwa kabiri. Ni muri bya bitabo 5 bya Mose. Ndagira ngo wumve amagambo yababwiye ariko na conditions, cyangwa se ibyo Imana isaba kugira ngo promise, isezerano ryayo rikomere. Imana ishimwe. Aravuga ngo nimugire umwete wo kunyumvira. Icya kabiri, mugakurikiza amategeko yanjye. Hari aho bivuga ngo musabe icyo mushaka, ariko nano haragaragara ko avuga ngo nimugendera mu mategeko nandikishije, mukanyizera, mukabana nanjye, mukaba committed, cyangwa se mukiyemeza kugendana nanjye, nanjye nzakura abanyamahanga imbere yanyu, nzakura abanzi banyu imbere yanyu. Kugira ngo mubyumve, mu guteka kwa kabiri Abayisiraheli barimo bava mu gihugu cya Egiputa, bari baravuyeyo barambutse, bagomba nanone kongera guhabwa amategeko, cyane ku bana bagiye bavukira mu nzira, bongera babwirwa amategeko ya Mose, bongera bagiye bigishwa kugira ngo bamenye icyo Imana yavuganye nabo. Akenshi iyo gitabo kigaragaramo amategeko, bongera kwigisha urubyaro rwagiye ruvukira mu nzira kumenya amategeko y'Imana no kuyakurikiza. Mose rero arimo abigisha ababwira ngo mumenye icyo Imana yavuze, ngo nimugire umwete wo kunyumvira. Ubwo ni Imana imubaho, nimugire umwete wo kunyumvira. Irindi jambo ririmo mukitondera amategeko mbategeka yose, mukayumvira ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye. Tugende mu nzira ituyoboye. Aravuga ngo rero nanjye niho hakurikiraho amasezerano. Akenshi impamvu nifuje ko tuganira iki cyigisho, akenshi abantu mu buryo duteye twifuza yuko amasezerano y'Imana abanza akatugeraho mbere yuko tugira ibyo twuzuza. Donc ikure ibibazo imbere ariko wowe ntacyo wujuje. Ntabwo ariko Imana ikora. Akenshi irakubwira ngo hari principles, hari imirongo ntayegayezwa ugomba gukurikira. Muri iyo ngiyo harimo kuyumvira. Banza uyumvire bwa mbere na mbere. Numara kuyumvira, amategeko uyashyire ku mutima. Icya kabiri, inzira Imana yateganyije uyigendere. Ibyo bintu nurangiza, ibindi bihita bigukurikira. Izi ni principles zikomeye kubizera ndetse no ku bakristo umuntu yababwira, kuko akenshi igituma ibyo twifuza tutabibona, akenshi ibyo dusengera ntitubibone, Bibiliya ivuga ngo nuko dusenga nabi. Ariko mu yandi magambo
ni nuko principles z'uko ibintu biboneka tutazinyuramo. Ni ukuvuga ngo imirongo yateganijwe iri biblique, iri tested, yabaye verified, ikagenzurwa, Uwiteka akayigenzura akayandikisha, ntago iyo mirongo tuyinyuramo. Kandi iyo mirongo niyo ihishemo success cyangwa se ihishemo gutsinda. Ndashaka gutanga nk'urugero, umuntu ashaka kwandika ikintu akavuga ati iyo uhinze imboga ahantu ku isima ntago zigira gute, ntabwo zimera, ntubona umusaruro. Iyo uhinze ahantu ku gasi ubona umusaruro ari ukabona muke. Tuvuga izo ni ingero. Iyo uhinze mu butaka bwiza bufite ifumbire, bufite amazi n'umwuka, urumuri ruhagije, urahinga ukeza. Bivuze ngo izo ni principles cyangwa se ni amahame abahinzi bagenzuye bakandika. Bivuga ngo umuntu igihe avuga ngo ndashaka umusaruro mwinshi ariko mpinge ku isima, mpinge ahantu hari karapasi cyangwa se agasi, icyo gihe ndakubwiza ukuri ntabwo azabona umusaruro, kuko amahame yabaye violated, amahame yayanegirije, yayaviyoye, yayihoreye, yatesheje agaciro. Niyo mpamvu mu mahame niho harimo ubutsinzi, niho harimo success. Hano rero Mose arababwira ngo hari mahame Imana yandikishije, abwira urubyiruko rw'Abisirayeli rwa rundi rutavuye mu Egiputa, rwavukiye mu butayu, n'abandi bagiye bavukira nzira. Arababwira ngo Imana yatubwiye ngo ariko Mose ababwira n'abandi, nimugira umwete wo kuyumvira, amagambo yayo akaba muri mwebwe, inzira zayo zikaba muri mwe, mukomatana nayo akaramata, musabe kandi izakura abanzi banyu imbere, kandi ngo izatera ubwoba amahanga bakikije. Ndagira ngo wumve ikibazo cyari gifitwe n'Abayisirayeli cya mbere, cyari kigendanye nuko amahanga bakikije atabakundaga. Mu kutabakunda byari bifite reason, kuko nibo abantu basengaga Imana imwe, nibo bafite monotheisme, gusenga Imana imwe, gusenga Imana itagaragara. Bwari ubwoko mu by'ukuri navuga ngo ni ubwoko bwitandukanije n'andi moko kubera Imana ishobora byose, Imana Jehova, Imana dusenga, Imana twizera, Imana imwe rukumbi. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo abo bantu rero bari bagize gute, bari babagose, amoko menshi yari abagose. Wari amoko menshi bagombaga kurimbura, yari mu gihugu cya Kanani. Amoko yabaga hari yari menshi cyane, muzi Abahivi, Abanyebusi, harimo Abanyakanani nyirizina, amoko agera muri 7 yaratuye, bagombaga kuyirukana. Abagirugari n'abandi, abo bantu bose bari mu moko bagomba kwiruka. Kandi abo Bahivi n'Abanyebusi bari abantu mu by'ukuri batinyitse cyane. Nimusoma muzasanga bari amoko akomeye, imigi yabo yari yubatse ikomeye, bafite ubwoba bavuye mu Egiputa, bamwe batafite skills z'igisirikare, abandi bavuga ngo donc batazi uburyo ki bazagira gute, bazaramba cyangwa se bazanagira mu gihugu no kugiramo no kugira ngo bakihindure bakibemo, kandi nk'uko Imana yarabasezeranije. Bari bafite challenge ikomeye, ariko mu kwizera Imana yababwira ngo nimugendana nanjye nzabana nawe. Uyu musore ndakubwira ngo tutitaye ku biguhangayikishije, regardless ko byaba biguhangayikishije, ku bimisozi yabiri imbere, uyu munsi ugume ku cyo wavuganye n'Imana, sticking kuri cyo, ukikomezeho, ukigenderemo, ahubwo noneho testing iyo promise Uwiteka yaguhaye. Imana yacu nishimye, kuko aramubwiye ngo nimugira uwo mwete, amagambo akabamo, amategeko yanjye akaba mu mitima yanyu, mukagenda mu nzira, nanjye nzaherako. Biravuga ngo Imana izaherako yirukana amahanga, ariko twebwe hari conditions na preconditions tugomba kunyuramo kugira ngo Imana nayo itangire isezerano ryayo, iryaactivating cyangwa se iritangize mu buzima bwacu. Imana yacu nishimye cyane. Hano arabwira ngo nimugira umwete wo kunyumvira. Muzi ndabwira nanjye abantu barimo tuganira muri iro soir ngo tugire umwete wo kuyumvira, ariko ikirushijeho no guplatika, gushyira mu bikorwa principles z'Imana. Ndibuka umunsi umwe umusore rwose warumvaga ari umukozi w'Imana ukomeye, amubwira ati ariko mwami ngire nteko yamubona ubugingo buhora, yigira shyashya. Aramubwira ati ukunde uyu n'uyu, Kristo amubwira ati ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ati ibyo narabikoze, amategeko y'Imana ati ibyo narabirangije.
ariko aramubwira ati ngire ne ngo mbone ubugingo buhora. Ariko atangiye kumubwira lifestyle, imibereho ikwiriye abanyabugingo, imibereho ikwiriye abaragwa b'ubugingo, imibereho ikwiriye abana b'ijuru, imibereho ikwiriye, donc your lifestyle. Ahita yumva arababaye cyane, biratubwira ngo agira agahinda kenshi. Aramubwira ati ndumva warabisoje, ariko ugenda ugurishe ibyo ufite byose ubundi uzumurikire, kuko nabonye ufite umutima wo gushaka Imana no kubona ubugingo buhoraho. Ariko hari ikintu kimwe ugomba kwiga kigendanye na lifestyle. Uyu munsi ndumva afite iyo passion yo kubwira abantu ngo dufite uwo muhato wo kubwira abantu ngo turagomba kugira imibereho y'abakristo, imibereho y'abizera. Akenshi impamvu nkunda kuvuga abakristo nkongeraho n'abizera, hari igihe usanga umuntu yitwa ko ari umukristo ariko watestinga ugasanga ntabwo yizera kandi yitwa umukristo. Turagomba kugira imibereho y'abizera Kristo. Iyo mibereho rero ni imibereho ishingiye kuri Bibiliya n'ibyanditswe n'ibyahumetswe n'Imana. Imana yacu nishimye. Hano ndakubwira ngo uyu munsi nawe wumvire amategeko, ugende mu nzira, kandi lifestyle, uburyo bw'ubuzima bw'abizera, uyu munsi utangire ubugerageze. Uwiteka araguha umugisha, Uwiteka arakugirira neza, kandi ibyo yagusezeranije byose aratangira abyaactivating. Ni ukuvuga ngo iyo nzira wanyuzemo, buto nazo Kristo arazactiva. Ariko iyo nawe uri kure y'amategeko y'imibereho ya lifestyle ya kingdom, y'ubwami bw'Imana, ntago biba activated. Ukagira ngo Imana irabeshya, ukagira ngo ni nyabinyoma, ariko Imana yacu nihinduka. Yavuze ngo uko yari iri n'ubu niko iri kandi kizahora. Imana yacu nishimye. Ndagira ngo dusoreze hano, mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza, kandi no kugira umuco wo gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, gukora reflexion, kumva indirimbo z'Imana, kumva bavuga ubutumwa online n'ahandi. Tugira inyota yo gushakashaka ibyo umwami wacu ashima, nk'uko mu Efeso havuga ngo dushakashake ibyo umwami wacu ashima. Imana yacu nishimye. Kadusenge dusoze. Turagushimiye Data, tugushimiye umwanya mwiza uduha, iminota mikeya buri mugoroba na mu gitondo muri Romate, kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Sengera abazaryumva n'abagiye kuryumva, baho umugisha, kandi ubahe imibereho y'abizera, imibereho itabakoza isoni, imibereho igira ikirema mu buzima bwabo, bahe kwizera kandi no kubakuza mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha, na hejo. Imana ibane namwe. Amen.